Yes, twizeye ko mumeze neza cyane mwe mwese mudukurikira, mwe mwese mutwereke ko mudukunda, mwe mwese tubana umunsi ku wundi kuri gahunda n'ibiganiro byacu. Ni Sportval TV, ni YouTube channel mumaze kumenyera cyangwa se muzi. Nanashima by'umwihariko n'abantu bamaze gukora subscribe kuri Sportval kuri YouTube channel yitwa gutyo, kuko ari urukundo mwatweretse, ariko still n'ubundi n'abandi mwese mudushinja ko tumaze iminsi tudakora ibiganiro. Nababwiye nti this time tugiye kuza tuza kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro, tubagezaho ama highlights, tubagezaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kuri inshuro rero nabanza nabwire ko turi kumwe niyo bita Fortebet. Fortebet niyo betting company ya mbere kabisa umuntu agendana. Niyo mpamvu nifuza ko no muri iyo operation tugiye kuza gukora bibaye byiza, dashaka kuza kuba turi kumwe n'abantu muri Fortebet bakadusobanurira ese Fortebet imeze bite, zino shop ijana ziri hirya no hino mu gihugu ese zirahagije, bisaba ko shaka kuba zakwiyongera, ese ibya online bimeze bite. Gahunda zose kabisa hamwe na Fortebet turaza ko tugenda tuzigaruka ko niyo betting company, niyo mahitamo meza yo kuba uri kumwe na betting company nziza cyane. Nitwa Niyibizi Aime, njyewe ninjye mupagasi njye mupagasi wi YouTube channel mushatse mwandemera rwose, mushatse mwandemera ntacyo bitwaye. Yes, uyu munsi ndaje kugira ngo tugaruke kuri kucyo nakwita nka operation, cyangwa se niba operation cyangwa se kwishishanya cyangwa se ikintu gisa nk'ubugambanyi, cyangwa se sinzi ukuntu ndibuze kuza kubyita, kuko hangaha ndikumva nshaka kuza kuvuga ibyo abantu wenda batumvise cyangwa se ibyo abantu batigeze bumva guhera match bikivuga ko igomba kuba kugeza ku munsi w'ejo. Match yo ku munsi w'ejo baye match ya Rayon Sport ndetse n'ikipe yitwa Bugesera. Niyo mpamvu umuntu turi buze kuza kugendana, ndashaka yuko ari buze gufata amazina atatu mu mutwe turi buze gukinira cyane. Hari president w'ikipe ya Bugesera yitwa Gahigi, niwe uyobora ikipe ya Bugesera. Mufate mu mutwe izina retired captain Wezo Jean Fidèle, umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma ariko munafate mu mutwe cyane izina umutoza bita Julien Metz ndetse na Haringingo Francis Christian. Abo n'abantu bane bari buze kugaruka cyane muri icyo nakwita nk'iyi operation, cyangwa se donc reka mbyite nka operation ubugambanyi yabaye mu ikipe yitwa Rayon Sport, cyangwa se niba ari ubugambanyi cyangwa muri match y'ejo, bitewe n'ibyo abantu batekerezaga ndetse n'ibyo abantu banabonye. None sasa ndanazana version z'abakinnyi nyirizina mu kibuga, ibyo bari bazi ndetse n'ibyo babonye cyangwa se n'ibyabaye, ukuntu harimo difference cyangwa se harimo itandukaniro rikomeye cyane. Kubw'iyo mpamvu ninjira muri iyo operation mugani ko nari mbabwiye ko tuba turi kumwe na Fortebet muri gahunda, uwabanza twayiheraho ko nibyo byaba byiza, hanyuma iyo operation tuyinjiremo neza gatanu kuri gatanu, ko dufite amakuru menshi y'ibyo tugomba kuba tugarukaho muri tekiniki. Ibyo byose birabagiye kudufasha, wenda hari ukuntu twabasha kwakira umutumirwa wacu cyangwa se uwo tubana muri gahunda nk'uko maze kubimenyera, kugira ngo dukomezanye n'izindi gahunda dusobanura hamwe na Fortebet kuba byifashe. Yes, ni ibyo rero ngira ngo umutumirwa wacu twamaze kuba tumwakira muri studio, yamaze kutugeraho. Steve, meze bite? Turashima. Umeze neza? Hamwe na Fortebet se wamera nabi. Ariko ubwo Arsenal yarabigenze kuri iyo meze neza. Meze neza ku mpande zose noneho. Yaba ari ku mufuka, yaba ari no ku ntuze yo kubyisha. Urabuze Bayern? Of course. Reka. Hanyuma se Real na Man City umvaga biri buze kugenda bite? Real na Man City nagize ubwoba ni. Uraguze Yes? Yes. Komeze neza. Hariya nari naturetsemo akayesi kanjye. Ubundi ndayitegereza ndavuga ati Bayern hano ni abasaza baraza kucyura, ariko by the way nabikoze nsa nk'uri gupinganwa n'umutipe dukorana, kuko we no mufana w'indani wa Arsenal. Yari yabishyushyemo cyane, ariko ko mawinu gusaba umuntu ushwa diru kabona ari kukwihera mahino zango Arsenal ngiratsinda, avuga ati ibintu hari nikanze nanyize ngo ni wa mufana wa Sparta Praha. Nagaruri ariko ya by the way, so amwe na Fortebet abantu ari abaraye bakashinza tukabisa. Abantu baremeze neza cyane, bari bizeye. Hari n'abantu bari banafunze umwuka bagura Real guza gukora. Ubu ngiye uzi ko hari n'abantu naguze Real, ko navuze ko Real ishobora kubona ibitego bibiri
birangira byanze ariko nari nabanje ka yes ka Real nanagore yuko Real ribuze to qualify umuntu ashobora kuza qualifying aho ni byaba ni byininoze byari biri likely cyane abantu benshi bakunze kubigura uza ko Real ribuze no muri penalty bure naguze Real navuze nti Real riko ariko bigitangira Real riri kubira 1.83 none sasa Modric kimara kwihusha Real riri kubiye gatanu Regis we guze kuri gatanu urumva navuze nti Real nta kibazo ko Modric yihushije siko mwagira ngo muraba pfumu bana ariko none witwa Rukaro Modric kimara kwihusha nawe cyitwa Rudiga uko nta precipitation gifite cyabwiye runini witwa Kovacic cyaje gutera penalty kiramwereka nanaye postinze ku Instagram yanjye kiramwereka ati atera hepfo Kovacic twarakinanye muri Chelsea igihe kinini runini yagiye atabajije arayifata ariko ya Bernardo Silva ya mbega penalty iri cheap yamutaga penalty agahoza ya Bernardo Silva ya penalty nimba wayibonye neza ya penalty ni kwa kuba umuntu atera penalty bango ndayishira hejuru arafata naryama najya hepfo ntaje none runini ntiyagera runini hariya bisa ugira ngo umuzamu yakomeje kombe cyasigaye gihagaze muzima cyane runini namwe arayifata hariya ariko Modric yirata buri umutima wanjye wayisurwa mu ndana reka wiyakiriye reka nayo ndi umufana wa Real reka kuva kera akirimo ba Beckham yefitemo noza akirimo ba Beckham ba Ronaldo ba Carlos Essien baza kuzana n'uwo bita Michael Essien ndamuvuza avuye muri Chelsea yaje ari igisuka amashoti hagati yaje ari igisuka kirimo hagati rwose bari harimo elements kabisa zisaba cyane so urumva ko muri Fortbet rero ibintu bimeze neza cyane abantu buri munsi muza no kumera neza ariko by the way naze mbibwira muri Europa League nimugoroba no mu kiganiro Spotify nibuze kuza no kubaha n'indi shwadi nijo nimugoroba shwana nabahaye yari win y'ikipe ya Bayern cyangwa se mukagura kona over 10 hose zabonetse kandi kona yo over 10 iri kubiye kabiri ku mpande zombi donc ni odd ya kane kuri umuribwe no bettinga nakora njyewe ndi mubi cyane yende mubi cyane yende mubi cyane kuri umuribwe wa bettinga nakona kona mba ndiyo wese njyewe nta hantu hashakira amafaranga reka nimugoroba ngiye kuba kutunganiriza kandi ka odd ka kane hari Conference League Liverpool irakina kwanza nk'ubu Liverpool niri hanze Liverpool ntishobora kuri ibitego bibiri nubwo iri kwa Atalanta ntishobora kuri ibitego bibiri nk'ubu ari match ya Marseille ndetse n'ikipe yitwa Benfica iyo match ni ibitego urumva ba Di Maria ikipe Marseille ifite top scorer ugishaka kongera ibitego bitwa Pierre-Emerick Aubameyang no top scorer wa Europa donc nimugoroba ndaza kuba ama show deals menshi cyane kabisa tuze kuba turi kumwe muri Spotify hanyuma rero turi kumwe namwe muri aka kanya mu minsi itambutse n'ubu narabonye Fortbet iri muri gahunda nk'abandi banyarwanda ndetse n'ibindi bigo mu Rwanda kujya kwibuka genocide yakorewe abatutsi by'umwihariko ariko nk'ikigo ni gahunda agenze ite ni gahunda navuga yagenze neza gahunda twari tunyotewe kujyayo kuko ni ahantu dusubiza kongera kwiga kwibuka no gusigasira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko urumva twagiye ku rwibutso Kigali Genocide Memorial yes hongera navuga yuko ni ukongera kugusubizamo bwa muntu gutekereza no kurebera no kujya kuvuga ati never again ukanavuga nahora Rwanda guhumuriza abagize ingaruka mu jenoside yakorewe abatutsi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane so navuga ko kuri Fortbet bwabaye urugendo rwiza mwabonye no mu binyamakuru bitandukanye byari byiza twarishimye koko cyane yuko ni ikintu dushaka kujya dukomeza gukora ngarukamwaka kugira ngo kuko nimba warabonye natwe dufite urubyiruko rwinshi cyane urubyiruko rwinshi cyane ruriya n'uruhagarariye abandi so none tekereza none urubyiruko rugeramo barenga 700-600 ni benshi cyane so ni ibintu byiza rero bigiye bikubangaruka mwaka kugira ngo bizajya bifasha abantu kwiga no kumenya no kutazibagirwa
no kugira ngo dukomeze tubasigasira n'amateka yacu. Navuga yuko Fortebet yo ikomeje kwifatanya n'abanyarwanda, ni nk'ibisanzwe kandi izahora yifatanya n'abanyarwanda gukomeza kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Naho ubundi urugendo rwagenze neza. Yes, urakoze cyane Fortebet. Aha kanya tuza kuvuga tuvunagura kugira ngo tunakuri imbere komeze n'izindi gahunda. Nibyo twire tunabwira n'abantu banabibonye kuri social media zacu, shop ni ijana. Steve, abantu ko bavuga bati natwe turashaka izindi bimeze bite? Nimwe ba mbere mufite shops nyinshi mu gihugu. Ninje hariya mbona map ukuntu ziba zimeze, mbona igihugu kiranduye. Ijana mu gihugu kandi noneho mu ikaro kuri computer buri muntu uri ku accessinga muri Fortebet. Ubundi hari indirimbo bajya baririmba yagasa n'umwe ukwemera kumwe betting company imwe iyo ni nayo mubyeyi burya ni nayo mubyeyi aho umuntu urya miliyoni 100 akakwishyura sandute cyane rwose. Ibyo ngibyo nta nubwo twanabitindaho. So amashami twebwe arenga 100 kandi turacyanafungura n'andi hirya hino ko donc muri byibuze impuzandengo bivuga ko buri karere harimo shop irenze cyane. Dufite uturere 30 none se mfite amashami 100 kuko yenda tuvuga naho muturere neza. Ubundi yaba ari eshatu buri shop buri ntara muri buri karere. None sasa ubwo na 3 ariko akaba atundi uturere dusha kugira 10. Nababwira nka noza ndaza kwabwira aho promotion iri bubere ngiye guhita mbakopeza. None mbabwira nk'ahantu biti Gisenyi hariyo amashami 5. Nusi Gisenyi hari promotion rya muri weekend kandi ngo ni Gisenyi bisanzwe. Ku gatandatu ku cyumweru hazaba hari promotion hari. Ndabyibuka. Yego. Ariko ku gatandatu iyo muri weekend ni ku gatandatu yiri Gisenyi ni Gisenyi ni ku cyumweru. Kuko nzi ko ku gatandatu iri hano hafi muri hano hafi. Hano hafi kabisa. Nyamirambo Norvège. Kabisa Norvège byo nabyibukaga. Urumva nabonye makano ka Norvège sinitegereze yo ku cyumweru. Yo ku cyumweru ni hari Gisenyi. Urumva rero ni nk'ibyo byose nendi kuvuga. Tekereza rero nimba dufite amashami 5 Gisenyi. Sibyo? Gisenyi Buhuru turiyo, Gisenyi ku mupaka turiyo, Gisenyi muri gare aho iyi promotion izabera ni muri gare turiyo. Ari muri gare fresh. Yego. Ubuse ndavuga iki? Nuvanguka ni amasagura saa 8 kugera saa 11. Ntabwo bijya bihinduka. Nawe masaha. Cyane rwose. Maso sinyana ziramanuka. Za telefone za maso y'inyana zifite amaso areba gutera bigenda bifasha kugira ngo abantu bakurikire sports bari batari kugenda babangamira abandi. Uri mu ntuzi uri muri mode ya brand. Yes cyane ntago ari ubusirimu kubona umuntu w'umugabo ugenda afite ziracuranga iki radio mu ntoki. Ariko Fortebet nimba yigisha amafaranga yigisha n'ubusirimu yigisha n'abantu gusirimu kugira ngo ntabwo bibaho. Niyo mpamvu kari akanuza kari akakoresho kaba kaje muri promotion zacu ni ukugira ngo promotion zacu ziryohe zibumire. Ariko rero nanjye Biden nagashaka siko bimeze se ngomba kuzankora ikiganiro nkambaye hano urumva ngomba kuzankora ikiganiro nkambaye hano kuko hari retour mba nshaka kandi ngomba kuza ari full none uko nzi ko cyagikoresha ari ibyatara. Donc promotion ubwo ni Norvège ku ishami rya Fortebet nanuza na Gisenyi ni Gisenyi hari kuri gare. Yego ari kuri gare. Wone ku munsi wo cyumweru abantu batsindira ibyo bihembo bigiye bitandukanye. Abantu se barabisiko batsindira n'amajeze n'ama equipe bafana. Ubu ngubu twamanyo turimo oya jyana twatundi tw'umutuku n'amabara oya twatundi twa team viewer hano makaze hari ukuntu hari kakandi bakunda kwambara mbere ya match k'umutuku. Oya ntago gahari ntago shoboka. Oya Steve twese tujyana kuri shop iri antuza yanditse hotel zose cyane rwose zeshfuma ntago shoboka. Oya yinyapye tezo sirahari cyane. Uski iyo ri jezo utapfa kubona ku isoko cyane kandi quality ya mbere. Quality ya mbere kandi bibaye ubwo promotion turaburi Rubavu. Yego. Ku munsi wo ku cyumweru ndetse na Norvège ku munsi wo ku gatandatu promotion y'abari saa 8 kugera ku masaha y'isa 11. Icyo ni kimwe mugomba kumenya. Amashop mwanyumvise ni 100. Yego. Mu gihugu ahantu hose shop ziba zihari uretse ko ndi kwibaza igihe cya Rusizi
Rusizi promosiyo ibyariyo, Rusizi murasubira rya Rusizi rero Rusizi ni vuba tuzasubira, ahubwo ngiye mbakumbuza yuko vuba turi gutegura promosiyo y'Imbaturamugabo y'abana, tuba promosiyo y'Imbaturamugabo kabisa nini mu kwa gatanu, abantu babyitegure babimenye, gutangira kuyipromotinga, zabarimo na promosiyo izaba iri mu mujyi wa Kigali, icyo ni kimwe, mu ntara nayo tuzongera tutegura, ariko izaba ari promosiyo kabisa ishyushye imeze neza, urumva tuzaba dufite, tekereza nawe promosiyo nzaba ngufitiyemo abanyamakuru 3 b'imikino kandi bakunzwe muri iki Shwadiri turazimanura live, abanyamakuru 3 b'imikino bameze bahagaze neza muri iki gihugu, usemba abenshi se batekereza ariko mu kwa gatanu, mu kwa gatanu n'umushoje mwisho abanyamakuru 3 b'imikino, hanyuma nzanakuzanira n'umuntu wo muri entertainment noneho uhatwika hagashya, Mutaramo araba hari nabi cyane, amwemera cyane urana ari mazina. Ibyo bintu ndi gukubwira ngo aho ngaho honyine nzatanga amaso y'inyana hariya, nimba natangaga imwe muri promosiyo nzatanga 3 cyangwa zingahe, urumva twitangira kare bro, hariya agomba kuba hari ikintu bita izaba ari show, izaba ari ibyishimo, ndagira ngo abantu rwose mubimenye, muzaze muri benshi. Ariko ngo no muri promosiyo ugira gutyo ugatanga n'amafaranga yo kubete, haba harimo amatike y'ubuntu, ni ukuvuga ngo wowe bakubaza, ni nkuko bakubaza ngo umuzamu wa Man U ninde, n'umuntu uvutse mu kanya akaba atangiye gukambakamba, ahita amenya ko umuzamu wa Man U ari cya kizamu gitsindwa ibitego byinshi. Ndabivuga ariko uko biri, nubwo nawe ni umufana wa Man U, ariko kuko rero umuzamu amaze guterwa amashoti menshi agana mu izamu ni nawe amaze gusevinga menshi, none ariko ni nawe amaze gutsindwa byinshi, urumva the more expose, urumva ngiye gutanga urugero ariko numva ntago rwakunda, njye kuba nti umuntu ubyara cyane n'ubu bakoze umuti cyane, ariko nibuka ko ari gukora umuti cyane, urumva rero aho ngaho ko urwara urugero. Ubwo promosiyo abantu bayitegure kabisa, abantu promosiyo bayitegure, mu minsi iri imbere tuzabaha detaye yo kuzabwira naho izabera, ariko nababwira yuko sinzi njyewe umuntu utari muri Fortebet ari ukuvuga ngo wenda ni ugushukana, sibyo, ariko umuntu utari muri Fortebet nyemba numva mbabaje tu, kuko hariya hari ikintu bita imvura y'amafaranga, hari ikintu bita mbese reba nk'ubu weme umuntu nko kuri wiki ishize, sibyo, wa betinze over ya 2.5, wa betinze yes, sibyo, muri ariya mikino ya Champions League ntabwo yarariye uretse Arsenal yakoroga. Oya ndavuga mu cyumweru none sasa no kuwa kabiri, ariko the same case amayesi yarabaye nanuza na hariya nuza. So ibyo byose rero ni ibintu tugenda tukwereka, kandi ikindi cya nyuma nashobora gusoza n'ababwiyeho rwose, ngewe ibi bintu bizaba nk'indirimbo, nimushake muzavuge ngo Steven Papa uvuga nabi, ngewe mvuga nabi, izahora ngivuga nabi, mujye mubetinga mu rugero cyane, ibyo nari ndabyemera, betinga mu rugero, nimba mvuga nabi, nimba umva ikintu cya mbere nakubwiye ngo mujye mubetinga mu rugero, ntabwo uzagenda ufate amafaranga ya Minervare urangiza ugenda uyabetinga ashye, urangiza uzuturirire, ntabwo bishoboka. Ibyo bintu ntabwo ari ubusirimu, ndembe bivuge gutyo kandi bigere, ibyo ntabwo ari ubusirimu, sibyo, nimba ari Minesi ni Minesi, sibyo, nimba ari amafaranga kwivuza nawe nimba usaguza 5 by'icupa kuramo 1000 aba ari cyo uterekaho, bintu ugenda unywa agacupa kawe, sibyo, aho ngaho ni nandi ni parirya yewe uko byenjoye, ariko wowe usiganye 1000 veni hejuru no hasi, ufashe kenzi oye da 18 asigaranye ibintu ngo nashaka yuko ngo abasenkani ngo bajye kuza kujya mu batara kuri bo bajyemo none nani cy'ijana baza kugura byeri igihugu, ni ikibazo. So rero ikintu cyo gukina mu rugero rwose, bantu b'Imana, bakunzi ba Fortebet, bakunzi ba sport, bagenda shaka kwabwira ikintu kimwe, ikintu kijyanye no kubetinga mu rugero, bikazaho guvuga n'amatanga napare, jewe napari nta cyabaye,
iyo weekend urifite nta pari nta cyabaye babwirayo nakize babwira yuko n'ukuntu njenje ni nayo nshaka mbese iyi odi irashoboka washyizeho 10,000 haza 70,000 babwire rwose hanyuma waguze ko iyo bita Coventry izaterwa na Manchester United yes both team to score Coventry izinjiza na Man ikinjiza ibyo ni ibisanzwe hakaba ari game ya Man City ndetse na Chelsea ugura icyo bita yes both team to score yego ubwo ni muri FA Cup urangije muri Premier League ugura ko ikipe ya Arsenal izatera Wolves hakaba na over ya 3 n'igice izayitera 4-0 4-1 5-0 ako uzwi match iri money extended ahubwo match kurangira kimwe cya kubusa cya Wolves wapi nako bishobora abo uvuga ngo ikiza kirimo Arsenal ishobora kwitsinda nka 3-1 cyangwa 3-2 yego ariko Wolves ntiyapfa kuri igitego muri Arsenal oya niko nanjye niko nabibaza 3-1 4-1 siko na cyangwa se 3-2 ariko Arsenal iri mu gahinda kameze gutyo kubitira yaranze ntago izava kuri Emirates Stadium stade ya Wolves ariko se Steve ngo Coventry izakibona muri mani umva nkubwire sibyo Harmonize kumbwira nkuremo nari net mbikubwire Harmonize kumbwira ngo Steve izi odds nimba ari ubwiyahuzi cyangwa nimba ari gushaka uturisha simbizi umva none ngiye nkubwire izikare scenario Arsenal 3 kwari odds z'ubwiyahuzi se noneho jewe nakwereka zirenze n'izi ngizi izi ziroroshye none iyi ngiyi impamvu ngiye nkubwira ngo iyi Arsenal igomba gutsinda kandi igatsinda yibabaje nubwo igomba no kwitsinda gakigomba kwitsinda yibabaje ndagira ngo nkwibutse ikintu kimwe yuko iyi Arsenal iraramuka itsinzwe uyu mukino hehe n'igikombe none nubwo no kuvuga ngo nasubira kiriho mu mibare oya mu mibare ukuntu buri ikintu cy'indi bintu byose no kuba City yavuye muri Champions League nta zindi brag ifite none City irasaba kwiterera match zose sigara none na Arsenal yo nagisabwa gutera match zose ntacyo byatanga bose bazitsinze uretse mubwira urashatse kuvuga ngo ugiye kubwira abakunzi bawe yuko Arsenal izakubitwa na Wolves cyangwa singanye na Wolves uri kubyumva nirangiza ubwo se kwa Chelsea izakora iki kwa Tottenham izakora iki ubwo se kwa match irakomeye iyi match irakomeye wari uko isigaranye ibyo biguku bingahe byose mubwiye isiganye Tottenham isigaranye Chelsea isigaranye Man izajya oti kivuga amazina ya isigaranye nanda ni derby ebyiri ariko amahirwe masaka kunze ikipe ya Arsenal ariko abakuraga umutima iyo bita the Citizens akazi ifite nako kwa Ange gusa kwa Tottenham Hotspur Spurs barazifite zose uko ari batatu bashaka igikombe bafite Spurs jewe ubutumwa nabo guhaye iyo ne pareya muzi ko izo njya nkubikira si ntago nayibika iyi ngiyo ndakubwiza ukuri hano nta n'icupa sha Steve iyo ni ibya ndagwa ugiye kuri kamera nta cupa nzakuguriramo byumvikana Steve wabinze amafaranga najya kuzarya turi kumwe kwanza uziyishyure facture yawe ndetse gato jewe ndakohereza odi ya 4 bizatuma biyibagiza ayo mariro uzabutewe niyo pari wateretse 10,000 byiza no kuteka odi ka 4 gatereke 10 hazaza 40 uzaba umwenyura nta kibazo uzaba ushoye vene ubuke vene uko biryo 10 niyo byahiye tayari Coventry ngizi zitego muri mane uratinyutse wowe ugira fanatisme nyinshi cyane ahubwo se mu mikino ingahe yose turebe mu mikino statistique ya Man mu mikino 10 ishize turebe dusange ko itagiye yinjiza niyo yandi yo muri kimwe cya kare yarayinjije Man ni murango wazi ni wa mwana ubuzi neza yuko uwitwa Kambwara muri defense araza kugikubitwa Steve tugana ku musozo rero message ni ihe mu ngene n'abakiriya ba Fortbet by'umwihariko n'abakunzi ba Sportsbar TV message tugenera abakiriya ba Fortbet abakunzi bacu nimwe uko marambivuga gukinira mu rugero nzajya mpora mbigarukaho rwose gukina mu rugero ni ikintu cy'ingenzi abantu bakagobye kumenya
kandi bakubahiriza kandi bakanagikunda kuko ari ikintu cy'ingirakamaro mu buzima bwabo. Ariko uzi n'umuntu uri kugira inama y'ikintu kigufitiye akamaro mu buzima bwawe, ibyo bintu nabyo byakagombye ahubwo no kugushimisha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, navuga yuko abana bari munsi y'imyaka 18 kugira ngo eme gahunda no kwiga no gukina umupira, ntabwo gahunda ari betting twaravutse tuyisangaho, betting tuzagenda tuyisige tuyiri n'abadukurikira nabo bazayisiga. Nuba ngo betting ihoraho, sibyo? So niwumve yuko ari ikintu wacikanwe, sibyo? Nta kintu wacikanwe abe na gatoya, betting izahoraho. Ikindi nababwira nuko muri weekend harimo amafaranga, harimo championnat zigiye kugaruka, harimo FA Cup. Ndababwira ngo muzagende namwe muyora amafaranga. Nkumbuye kwifotozanya n'umuntu kuri ya nuza yacu ya Fortebet, ndi kumuhereza amamiliyoni, intoki zanjye zagaruye nuza urumva kari akamashini gakumbuye kongera kubara inseke nyinshi. Hari igihe nigeze guterura amafaranga ndaruha mwana. Hano harakurya, hano harandya mwana. Nitavuga ko abasaza nta mikino, abasaza bari seri. So mwongere munsubize muri ako kazi rero. Izo miliyoni nta zindi, nababwiye ngo Fortebet ni ikivu cy'inoti. Ese wowe urakeneye kugira ngo nawe uyoremo? Nahaweho kugira ngo uti can I play for millions? So Steve, urakoze cyane. Reka nase dukomeze, twa turi muri operation ejo wa Minisitiri Rayon Sport byagendekeye kuri Bugesera. Hari ikintu cyitwa, urumva ejo ngo hari umuzamu ushaka ko yagiye muri match afite briefing yuko ari buze kubamo ku munota 15 match akayirangiza ari man of the match. Akagira ute? Urumva umuzamu bashaka kubwira ati wowe bite no ku match uri buze kugenda, urabona bari na player we birashoboka ko waza kuza kuvamo kare wivunikishije. Urumva wivunikishije kugira ngo hajye mundi muzamu wa gatatu, kuko wa kabiri bamwe bamuhagaritse bamutera ibitego nka bingahe, umutipe ati ndaza kubikora. Yagera mu izamu akabana, aho bikaragira bayo man of the match. Amugani w'umuhanzi nguko bikaze. Iyi bakereye n'ikipe yitwa Bugesera. Ibintu byabereye ejo kuri Kigali Pele Stadium bisa nkaho nudushya gusa. Niki kintu nibyo bintu ngiye gusa nkugarukaho, nkore nk'aka operation kugira abantu bamenye ese rero byagetse. Rero nibyo mugenda mutuma rero na noza yacu itaza kujya muri betting. Niye byose ntakisimbuze byinshi. None se kwishyira muri betting mwagerageza mugakigragaza. Niye rwose nimwe mutuma banayikuramo, ariko so nibyo turandire tugarukaho. Naho cyumweru muri promotion kabisa. Okay. Naho muri promotion hamwe na Fortebet sindira amamiliyoni none. Yes, nandi kuvuga ko tugiye kugaruka cyane ku birebana na bimwe mu bintu byaranze match yabaye ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera, ariko icyo nakwita nk'ubugambanyi, reka mbyite nka operation. Abenshi bagiye babyumva mu buryo bumwe ndetse n'ubundi ko match y'ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba, reka mbyite ngo yarorohejwe, ari ibintu bitazagorana, donc bizaba ari nka walk over, reka mbyite gutyo, cyangwa se ari donc atari ibintu bizaba biri compliqué. Ikipe ya Rayon Sport izabona resultat ku buryo bworoshye. Binavuga ko rwose hari na bamwe mu bayobozi, ntabwo nibuze kuvuga amazina, b'ikipe ya Bugesera Football Club rwose bumvaga byagenda gutyo. Uyu munsi ndaje mvuga ukuri rwose, ndaje mbe n'umuceri. Hari amakuru avuga yuko sinibuze kuvuga ngo ni president cyangwa mu vice president cyangwa undi muntu runaka yaba yarakoze icyo nakwita nka approach, kugira ngo abe yavugana n'abantu bo mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ngo ababwire yuko iyo offer bayumva cyane, bati twebwe ikintu dukeneye ni amanota 3 kurusha andi yose. Ikipe ya Bugesera abantu babyumve neza, ifite amanota 24 ese 25 muri champion. Nitsindwa match Rayon Sport haramutse habaye fopa nk'ikipe
ikipe ya Sunrise igatsinda ikipe yitwa Gasogi birashoboka. Icyo gikipe ya Sunrise ya Gasogi yita Sunrise iti ya 29 Bugesera igasigara ku manota 25 ikazasabwa amanota 4 mu gihe izindi zose zaba zakubiswe match zabo ziri imbere. Urumva akaba akazi gakomeye ikipe rero ya Bugesera yabigiye. Baravuga bati reka dukuri iyo approach ikipe Rayon Sport ni ikipe ishaka gusohoka, ni ikipe ishaka uburyo bwo kuba yahora mu mukino mpuzamahanga. Reka tubaganirize duhure nabo tuganire. Amakuru avuga ko bahamagaye umwe mu bayobozi b'ikipe Rayon Sport ariko utari ku rwego donc atari president w'ikipe Rayon Sport. Bamuhamagaye amakuru avuga ko bikigira ziniya bivuga ko akundi ngo hari proposal ishoboka ngo byagenda gutya gukina gutya icyashoboka ni iki. Amakuru avuga ko ikintu cyahise kiba nuko ubuyobozi uwo muntu bari bahamagaye ngo ajye kuba yabipropose ikipe Rayon Sport nk'umwe mu bayobozi bayo, ngo akimara kubyumva ko niyo proposal ishoboka, umugabo utari tade captain wa Jean Fidel yaravuze ati nimba ari ijambo mpora mvuga mu kanwa kanjye, nimba ari ikintu mpora ndwanya, nimba ari ikintu mpora mvuga ko kidashoboka, ni ikintu cyitwa match fixing. Ikintu cyitwa match fixing cyangwa se ikintu kikireba no gutegura imikino, atuwo mwanda mpora mbivuga, atuwo mwanda abantu bigaraguramo, donc we abifata in terms yo kuba yabyita ikintu cyitwa umwanda. Aravuga ati ibyo bintu uzabijyamo rwose nitandukanyije nawe, nimba turi abantu tugomba gutsinda ikipe ya Bugesera tuzakina nayo tuyitsinde, nidutsinda nta kundi. Muri shampiyona nimba turi abantu tugomba gukina ikipe ya Bugesera tukayitsinda cyangwa dutsinda, ubwo n'uburenganzira bwa ntabwo twitaye kuri situation irimo, natwe muri situation igomba gutuma ikipe ya kabiri muri shampiyona. Bivugwa ko rero iyo approach yise irangiriraho, basavuga ati ibyo ntabwo bishoboka, ikipe ya Bugesera baravuga ati ngo tuzirwariza nta kindi. Ariko hakaza amakuru n'ubundi avuga ko hashobora kuba hari abantu, amakuru aturuka mu bakinnyi b'ikipe twa Bugesera bamwe na bamwe ndetse wenda n'abantu bari hafi y'ikipe ya Bugesera, ngo abakinnyi b'ikipe ya Bugesera ndetse n'umutoza, reka mbere kugera ku mutoza witwara Ingingo Francis Christian. Ndabyibuka na makuru nabonye mvuye mu kiganiro narimvuye muri Sport Vara nimugoroba, aturi gutandika kumwe n'uwitwa Shafi, mpamagarwa n'umuntu umwe w'Ubugesera kandi wo muri equipe m'indani, arambwira ati mete ukuntu bimeze, ati ku makuru ahari, urumva ati ku makuru ahari ibi bintu bigomba kugenda gutya na gutya. Ati ikipe ya Rayon Sport, urumva ati ikipe ya Rayon Sport iyi match igomba kuyitsinda, ariko ikibazo gihari gikomeye ni iki ngiki. Uwitwara Ingingo Francis Christian yamenye ko hari volonté agendeye ku byo yavuganye n'abayobozi bamwe na bamwe ikipe ya Bugesera, yuko haba hari volonté arimo akantu k'ubushake kuko match niyo bayoroshya nta ribi, bashaka kuba bayoroshya hanyuma ikipe ya Sport ikaba yabona result. Yewe byanavuga ko bayorohereza igatsinda n'ibitego byinshi birenze bibiri rwose, igatsinda ibitego nka bitatu kugira ngo ibe swiri yuko muri shampiyona izabyoroshya. Ati wenda bashaka kubanza negotiation, ariko bashaka kubona uko byagenze na match y'Ubugesera ntibayikanira cyane ko abo bayobozi se bajya mu kibuga, abakinnyi bashaka kuba yoroshye bitewe nuko nabo boroherejwe akazi muri match ibanza. Witwara Ingingo mu myitozo yo ku munsi wo rave ya match, ku munsi wo kwa kabiri bakoze bakora tize bisanzwe, aje hamagara abakinnyi bose ku ruziga, imyitozo irangiye kabisa. Arabwira ati mwumva uko ibintu bimeze. Arabwira ati numvise amakuru avuga ko hari abantu bamwe muri mwe bashaka kuba baganirijwe, numvise amakuru yuko hari abagezweho, yewe nanumva amakuru ko ubuyobozi bwa equipe byari byagiye bivugwa ngo urabona ngo Rayon Sport ngo propose ngo miliyoni 8, ibyo ngibyo navuga ko atari byo. Ngende kuri ibyo nari mpereyeho. Uwitwara Ingingo arabwira ati ibyo byose sinshaka kubitekerezo, sinshaka no kubyumva, afazari ngewe ikipe niyo yaba ari imanuka kubera wenda Rayon Sport nsinze yamanuka, ariko byibuze natwaye igikombe cy'amahoro kuko ni igikombe nzwiho hano mu Rwanda kandi cyamaye CV ikomeye cyane. Kubw'iyo mpamvu rero umukinnyi nzagirira icyizere ugomba kujya mu kibuga, hari ikintu agomba kubanza kumenya. Umukinnyi uri professionnel cyangwa se umukinnyi w'umunyamwuga nimba bifuza gutera imbere ukagenda ku rwego rwo hejuru,
byaba biri cheap, byaba bisuzuguritse kuba hari umuyobozi cyangwa undi muntu runaka ushobora kubwira ngo witsindishe atari n'amafaranga byibuze unabonyemo kuri kariyeri yawe y'umukinnyi, ubu uri umuntu usuzuguritse, ahita agufata nk'umuntu ukoreshwa. Icyo ni kimwe. Ati n'uwo muntu uzakubwira ibyo bintu umenye ko ubutaha ari umuntu muzahora urashaka ko kurekirita cyangwa se ashaka gufasha ibindi bintu, uwo muntu ntabwo azaguha akazi ko azaba azi ko ibyo bintu ushobora kubikora. Cyane kimwe. Ikindi cya kabiri, koko nimba aya mafaranga, ibi ndi kuvuga ni amakuru aturuka ndani mu ikipe yitwa Bugesera, koko yatanzwe nk'uko bivugwa, akaba yatanzwe nk'uko bivugwa, cyangwa se ari koroherezanya byabaye nk'uko bivugwa, njya device mbaha ni uko mwakiniye match ibintu byo koroshya mukabireka, kuko n'ubundi mwebwe nta nyungu mubifitemo. Nimba n'amafaranga yanatanzwe, yaba yanatanzwe no kuyobozi bw'ikigini, hari umwuka kuvuga ngo Rayon Sport ni ya mafaranga ikipe ya Bugesera kugira ngo yorohereze. Ati n'ubundi twebwe ari gituma ari kinini bataduhetse, ibyo nta kamaro bifite, mujye mu kibuga mukine. Niyo mpamvu liste ngomba gukora ntimuzigire mutungurwa. Abakinnyi bati sawa, ati sawa, barasezerana, abahungu barataha, bagomba kubyuka rero bazi Kigali gukina match ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera mu gikombe cy'amahoro. Icyabaye abantu bose baratunguwe, baravuga bati ese bigenze bite, habaye iki, ni iki kibaye? Batunguwe n'ikintu cyitwa starting 11, 11 babanje mu kibuga. Hari ingingo aravuga ati mwizamu arabanza Patience no muzamu wa mbere. Baravuga bari buze gukina bageze mu busatiriza twitwa Vincent Adams arabanza hanze. Batumunita Ani Elijah Maestron, attaquant international, top scorer, attaquant international nigérien cyangwa se umwataka mu Nigeria. Bari bavuze bati wowe ugomba kubanza hanze, witwa Vincent Adams ndetse n'abandi. Aho bahamagara ba Setongo Saifi Ruhinganda Faruko, aramubwira ati mwebwe muri rimwe muza muri buze kuza kujya mu kibuga, nimwe muri buze kuza gukina match kandi muze kuza gutanga umusaruro. Amakuru avuga ko ngo yarababwiye ati ndabizeye 100%, mugende mukore ibyo mukwiye kuba mukora, mugende mwigaragaze, mukore ibishoboka byose kugira ngo mutange umusaruro. Icyo gihe ngo abakinnyi ariko bo bagiye muri dilemma, ngo ndacyari kuri side ya Bugesera ntabwo ndagera muri Rayon Sport. Bagiye muri dilemma baravuga ariko ubu kocha ntadushutse, ati ubu kocha ntadushutse, ati mwene se ni gute ushobora ngo kocha ntadushutse akafashe Anerija, akafashe Vincent Adams, akaba hanze kandi ari abantu bagombye kudufasha ikipe, aho dawaye twizere twebwe bana bato dushobora kuza kubikora. Agafata Hozana Kennedy akamureza itamaro cy'ubukapiteni, mu gendo uyobora izingabo uzazigeze ku rwego rwiza. Abantu baravuga bati abakinnyi babatirera ashaka ari Mensa Nova. Amakuru avuga ko hari briefing ishaka yatundutse mu bayobozi atari ku rwego rwa president, ariko bari mu ikipe ya Bugesera Football Club, ngo afite message ica ku mutoza w'abagaridiye, ubwo ni Bakame, yuko uyu muhungu ari buze kuza gushaka ukuntu match atayikina ngo irangize. Uko barabizi ko Patience we ngo numwe bazamu bari bafite tete dire ku buryo kumubwira ngo afite we n'umwana wumva arwana na kariyeri cyane kugira ngo ariko yazatera imbere, uretse ko n'abandi batera imbere, si ibyo ngibyo gusa byatuma udatera imbere, ariko we ngo ntiyabikozwaga. Ikirebana nuko yanakoroshywa match bitewe nuko n'umutoza yari yanabipanze. Umutaramo arakibuka arareba aravuga ati ariko bimeze bite ku makuru ahari. Aho kare ntamagaye Patient ngo ndebe ko nyita baranga, nashaka kumwibariza nyirizi ndetse ko sinzi ko yabuze no kuza kubimbwira. N'umwana tuziranye, nubwo wenda arimo abakinnyi b'Ubugesera tuvugana cyane, wenda Patience Mugani njye nibaza amaso y'umwana ubundi ko Mugani yari umuhungu wanjye, byaje kugenda gute ko tutakivugana. Ikintu cyaje kuba amakuru ari uko Patience iminota nka 15 ikipe ya Bugesera iri kudomina ikipe ya Rayon Sport. None sasa icyabaye, ikipe yatsinze igitego. Nimba ngo umwe mu bantu baserebura cyane n'umuntu utari nyuma Francis Christian, hari ingingo nigeze haguruka
ngo ajye guserebura n'abakiri kwa kundi yirukanka ajya guserebura nabo n'abandi bantu kuri touchline bose bagumye bicaye ahantu hano. Abantu bamwe bati umuntu hari ibintu bivuga mu mupira yacu byose simbihagazeho, bivuga ngo umuntu wakoze match ngo yatanze condition ku batoza ngo ndetse n'abandi bantu kuri touchline yuko batari buze kuza kubuja ngo bagomba kuza kuguma ahantu hamwe. Ibyo birangiye yanze guhaguruka, amakuru avuga yuko abakinnyi bamwe na bamwe babibonye nk'aho hari ingingo atishimiye ko batsinze icyo gitego ngo nawe mace ngo bageze agashaka yuko bayitanga. Batereka duhanyeze igice cya mbere, igice cya kabiri baza kutubwira indi briefing itandukanye niyo ngiyo wenda. Ewan uwitwa Pasi abantu bategereza yuko byanje bivuga ngo aze kwivunikisha soke mu kibuga ati n'undi ufite imvune birazwi, ariko hari ingingo amakuru akavuga ko ashaka kuba atarabizi ko ibyo bintu ashaka kuza kuba n'abakama ibyo atarabishyigikiye, ariko rwose muri abantu bagiye babwira Pasi uko bibuze kuza kugenda. Uwitwa Pasi aravuga ati ngo yaryamye kenshi muri match, abakurikiranye match barayibonye ngo yaryamaga ngo agatekereza akavuga ngo ariko bambwiye ngo nze kuza kuva muri match kuko simbyuke wansimbuze ariko kiva kuri Ronaldo match Rayon Sport ni match igurisha abakinnyi banyuye mu mwanya uhagije wo gukina. Ngize amahirwe mbonye ibintu umutoza atambwiye, umutoza wanjye abazamu ibintu umutoza mukuru atambwiye kuko byamemvemo ajya mu garide gatatu wa Bugesera kuko gahungu urumva ntabwo yari ahari, naba ntengushye ahubwo ikahita byuka akabyuka ari abantu witwa bakamera mbwa tuze kwica ujya kwita kuri ba Charles Barre n'abandi batandukanye ko cyane cyane witwa ba Charles Barre bose muri vestiaire abakinnyi umukinnyi yakubwiye ati bavugisha Pasi twarabyumvaga, umukinnyi wabimbwiye twaje tuganira atavugisha Pasi twarabyumvaga, arambwiye ati wowe wite ku muntu bita Charles Barre. Ikipe ya Rayon bakigira muri dressing room utwe Julien Met Jerejere na ikipe yabanje bakubitwa n'inkuba, aravuga ati ntago bishoboka, ati mwese ku kipe twe twavuze ko iri buze twe twize ofete nyine ukuntu ari icyo bita game approach. Hana abatoza bakunda gukoresha zino softwares bakoresha zibafasha gusoma icyo nakwita nka analyse, donc na analyse video uraza ugafata video ya match runaka ukayitereka muri software, iyo software ikigutaturira ibyo kipe ikina, basohora baro bate, banima baro yabo bate, ese bano bantu nyine donc twakina nabo umutoza bita Julien Met ashiduka ari muri position imwoburije ko agomba guhindura ibintu byose aba annoyed. Ariko bitewe natwe twari twavuze amakuru avuga ko abakinnyi ba Rayon Sport bose bahise bajya muri mode yuko match bayihawe, bahise bajya muri mode yuko match yoroshye, match bayihawe bareze kwitsina byoroshye. Ati ikipe ntago ishyizemo Aniel Ja, ishyizemo Vincent Adams, bagakorera Ronald ntago bahari, donc amazina runaka ntabwo agiye ahari. Match bayitanze basohoka mu kibuga bati nani mpamvu yo kwiyangaje bidasanzwe, match turaza kwitera kama kawaida. Bageze mu kibuga abahungu ba Bugesera barirukaga iminota yose, barirukaga bati twebwe turagerayo. Abo mu ikipe no Sport bati biri kuba kuri muri bitandukanye bitwatekerezaga umutoza yahinduye bigenze bite bimeze bite, ariko byaje kurangira finally ikipe ya Rayon Sport bayitsinze igitego ku minota 20. Ikipe ya Bugesera irwana no gukomeza kuresista. Umutoza Julien Met abona ko byari muri serie yageze mu gice bageze muri dressing room, aravuga ati byari twatekerezaga yuko match ashobora kuba yoroheje, n'abakiriya byagiye mu mutwe mukwiye kubirenga mukabivamo mukumva ko tugomba gukina match irakomeye. Cyabaye ikipe ya Bugesera mu gice cya kabiri baje bari Amavubi, Rayon Sport ikora remplacement Youssef Laib injira mu kibuga abasha gutangira kugenda akina neza ku buryo navuga ko yenda byari gutanga umusaruro, ko birangira umusaruro utabonetse uko bikwiye. Ari akaction nashaka kubereka, ari abantu bafashe icyo nakwita nka babyita gutera ni sinzi ukuntu bisobanura, ni ari ukuntu ugaragara donc ni nkari avola nkari action muraza kureba numvaga, ariko naza kureba ko nagatereka mu bigekundi, naza kubereka uwitwa Gahigi reaction yagize ku gitego cyari kimaze kuratwa n'utwa Youssef Laib ku shot rikomeye. Kirabanje ifata mu maso ahita seka raturi karavuga ati ikamera n'imbireba ahangaha cyoze gishobora kuba cyavutse. Bigaragara ko hari icyo abantu batekerezaga gishobora kuba cyanaba, ubwo ikindi kinarimo no kubona perezida nawe yageze aho bona biranze biramucanze arahaguruka arasohoka arigendera. Gusa match kimara kurangira rero niho ruzingiye ubundi abakinnyi bagiye muri vestiaire bagenda baganira bati ku ikipe twabonaga isa nk'itwereka ko yaduhaye
isa nk'itwereka ko yatworohereje. Bigenze bite kugira ngo itugore gutya match kwinanira? Uwitwa Kevin Muhire captain, Rooney yabwitwa Julien Metero aramubwira ati koca turaziranye, uri umutoza mukuru, umutoza ufite experience, ariko kuri inshuro hari ikintu ugomba kudufasha kimwe, nta kindi kintu uri buze kuza kutubwira kirenze kutubwira ngo twamudisappointinze, twagukorera ibi n'ibi, nta kindi kintu kirenze kuri ibyo ngibyo uri buze kuza kubwira umukino. Kubwira mpamvu reka umwanya nge niganirize n'abakinnyi. Yabwiye abakinnyi bose, arabwira ati rero la majorité y'abakinnyi hano muri go fading out, donc contrat zanyu ziri go fading out, muri kujya mugana ku musozi w'amasezerano yanyu muri ikipe ya Rayon Sport. Ese koko nimba muri abajoueur bari capable yo kuba bakina bashaka amakipe meza, ni gute mutari capable yo gutsinda ikipe nka Bugesera itsindwa n'ikipe yari yose? Ati nicyo kibazo cya mbere nibaza. Nimba mwumva muri capable, muri abantu bameze neza, nta kibazo na kimwe gihari, ni gute munanirwa gutsindwa match y'ikipe ya Bugesera? Ubu ikipe ya Bugesera turi abakinnyi bagomba kwitsinda, ariko yaduhaye koko ntabwo twakina ku bushobozi bwacu tugatsinda ikipe ya Bugesera. Ati nimba ari ikintu cya mbere kimbabaje niki, this time muri weekend ndashaka ko twebwe abakinnyi tubyikora ku giti cyacu. Hari amafaranga menshi twategewe n'ibyo, ariko ndashaka ko tubikorera ibintu ku giti cyacu. Abakinnyi nk'abakinnyi twitegurire match, twebwe abakinnyi gusa twicare dupange dutegure match, dushaka ukuntu match tugomba kwitsinda yo muri weekend, ndetse no mu mibyize tuzayitsinda, dushaka ukuntu twikarifiye. Ibi rero bisa nkaho hasi hanaziramo n'umugambi w'abareyo bavuga bati iyi kipe yitwa Bugesera yakoroganye gutya, biramutse bibaye bishoboka twayitera inkunga ikamanuka, bibaye ari bishoboka rwose twasupporting iki gitekerezo, ikipe ikaba yamanuka ikajya muri DSM TVC. Ibintu rero ikipe ya Bugesera ubwo igiye muri duel n'ikipe ya Rayon Sport, byongera ko mu equipe amaze iminsi ari kuyirwanya, bitewe nuko uko byagenda. Ndetse ko ngiye kuri side yanjye nemera ko ibyo bakoze ari byo. Football igomba kuba ari competition, niba nkurushije ukantsinda, nimba unushije ukantsinda, niyo mpamvu rwose na match y'ejo bundi ikipe ya Bugesera yatsinda ikipe ya Rayon Sport bango kero meilleur gagne, ariko wumve ngo nimwe muri match abaje abakinnyi tukiza ko hari miliyoni 6 na miliyoni hafi 4 z'amafaranga y'u Rwanda nka prime ikipe ya Rayon Sport kuvanamo ikipe ya Bugesera. Uruganda rwabwo twaya amafaranga turaba miliyoni ubwo ziya kwishima abakinnyi bagomba kugabana. Namwe mu makuru mabi cyane kabisa, namwe mu makuru mabi cyane kwa n'ikipe ya Rayon Sport. Ibintu tuzagenda tubigarukaho, ariko nuko wenda nanze gufata umwanya munini bitewe nuko twafashe umwanya munini namwe na Steve, kandi kugira ngo ikiganiro wenda kitaza kuba kirekire, kandi tuzadukora buri munsi tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka twitegure mu kanya gato turaza guhura live mu kiganiro cyacu Fine Sportival, tuganira ku makuru menshi yagiye atandukanye, ariko ibi bya Rayon Sport tuzabigarukaho, za transfer tuzagenda tuzigarukaho, n'ibindi byinshi cyane iri kugenda ikora ndetse yitegura, tuzagenda tubigarukaho. Ndashima cyane umuvandimwe kandi inshuti yanjye yitwa Misha Romi, rwose wambaye hafi netwe turi kumwe kuri kamera. Nshima na Steve ndetse birumvikana Fortbet nyirizina n'abandi tugenda tubana, birumvikana muri abantu b'abagabo cyane. Ubwo nashimye niyo bita Esperance nayo tubagendana umunsi ku wundi, iyo bita Blue Unit hadiya za Gikondo nayo tuba turi kumwe, bimeze neza cyane. Mwakoze cyane kubana natwe, Imana ibarinde, Imana ibaho umugisha. Iyi ni Sportival TV, nitwa Nibizi Aime. Ciao ciao.